Nongeye kwirugana none bakunzi bacu ntago tukibasaba gukora subscribe kuko turabizi ko mudukunda, turabizi ko mudukurikirana, turabizi ko channel yacu mwayikunze kandi mukikomeje kuyikunda. Icyo tubashishikariza naho no gukora share ibiganiro byacu mu biha abantu benshi bigere ku isi hose, bigere ku bantu bose. Hari abashuti bacu dufite Canada, US, America, abo bose ni abashuti twakoye kuri channel. Nukubera ko mwatubereye beza mwadukunze. Rero turabinjira kugira ngo mukomeze mukunde channel yacu. Uyu munsi rero tugarutse tuganira ku buzima busanzwe, normal ku buzima buraho. Ibyo bushize twabwiye ntabwo tuvuga ku muryango gusa cyangwa ku bijyanye nuko ibintu bimeze. Turaducishamo tuvuga no ku buzima busanzwe muri rusange. Uyu munsi rero turabararikira kugira ngo mudukurikire tubaganirire. Uyu munsi rero nifuje kubaha ikiganiro kigira kiti: ese kuki usanga hari abantu bagirana amashyari? Ibyo maze kubibona mu gihe nyine kitari gito, ugasanga nk'umuntu mwari inshuti mwakundanaga, akenshi bikunda kuba kuri twebwe igitsina gore. Ugasanga umuntu mwari mumeze nk'abavandimwe mukundanye, sometimes ariko akenshi ari abantu twibesha, je ngwenda nkagukunda cyane nkibeshya ko nawe unkunda kandi atari ko biri. Hari igihe cyera y'abantu bakuru bavuga ngo uzakuru ubone, ariko kubona nyine ni inararibonye. Bavugaga kugira inararibonye bisaba kuba wita kuri buri kintu cyose ukireba. Hariho nahere mvuga ngo kuki umuntu wa muri inshuti ariko ejo ukabona arakwihindutse, umuntu ukaba wamwizeraga, umwizereramo wumva ko ari we inshuti yawe magara. Nagiye mbibona nko ku bantu b'igitsina gore, ugasanga giye nshobora kuba nagukunda hahandi nshobora no kuba nakwitangira nkaguha buri kintu cyose mfite, kiyari cyo cyose mfite, ariko bikarenga ukantumukira. Niho nahere nibaza nise byaba biterwa n'iki? Koko nk'uko abantu babivuga iyi si yabaye mbi, abantu twabaye babi. Ese kuki tuba babi kandi tuzi neza ko iyi si iwacu hano ntago tuzahaguma? Hari byo gihe bintera guhora nshishikariza abantu kuba abantu beza. Erega kuba umuntu mwiza ntacyo bitwara, kubana n'abantu amahoro nta kintu bitwara, gukunda abantu ntacyo bitwara. Niyo bo baba bakwanga bakunde, niyo batakwitaho ubiteho. Ariko ikibibi kijya kibaho ni igihe wowe ushaka kuba warihaye umuntu ukamuha ibyawe byose, ariko ugasanga nta gaciro bihaye. Hari story nzi sigiye abaye ariko ndayizi, ni umushito wanjye wahinganire. Ugasanga umuntu ashaka kuba yafata abana bawe, ufite abana 3-4 wabyaye, ntacyo apfana nawe nuko ari inshuti nawe gusa. Ugasanga yishyura umwana wa school fees, uramuhamaga kwa ngo ati naburaye ukagira imana we amebyo kujya, akakohereza amafaranga. Suko ari mama wawe, suko ari papa wawe, suko hari irindi sano ry'amaraso mufitanye. Isano mufitanye nuko ari umuntu nkawe, ikindi akaba yaragukunze. Kuko ntago umuntu agukorera ibyo bintu byose ari uko atagukunda. Oya, nuko aba agukunze akwitaho. Iyo story rero uko yagenze nyine uko yayimbwiye umushuti wanje, ugasanga agufashirije umwana akamwishyurira, akamuha buri kimwe cyose ukeneye, ariko ugasanga wowe urahindukiye. Yarabanye n'umugabo we neza, n'umugabo wabizi ko agufasha, n'umugabo wabizi kuri inshuti, anabizi neza ko ntacyo wajya uwo mushuti wawe utamuhaye. Ugasanga urahindukiye kumuca inyuma, ugasanga warahindukiye ineza yose yakugiriye ntubihe agaciro, ugasanga ugiye kumuteranya n'umugabo we. Hanze hari abagore benshi batakigira inshuti bitewe nuko avuga ngo jewe nimba inshuti nawe ejo uzansenyera, nimba inshuti nawe ejo uzanteranya n'umugabo wanjye, cyangwa unteranye n'umuryango wanjye cyangwa n'abavandimwe banjye. Tuzi neza ko nubwo ibihe byahindutse ariko tena tugomba kuba abantu nyabana. Nimba umuma ya ntacyo atakoreye umugore w'inshuti ye, akishyurira abana be, akabagaburira, iyo umuntu aguhaye amafaranga abaguhaye buri kintu cyose. Kuko nimba nta mwambaro wari ufite urawuguruka wambara, nimba aguhaye amafaranga wenda nta muriro wo mu nzu ufite amashanyarazi urawugura,
ayo mafaranga yaguhaye asobanuye byose byose byose, ntacyo aba ataguhaye afite. Urukundo aba yarukweretse, nta muntu uguha amafaranga ari uko atagukunda. Rero hari igihe usanga abantu wowe wirebaho, ntago n'umuntu uguha ibyo bintu byose ku ruhande rwe ntago hari icyo abagutegerejemo hanini. Oya, aba akeneye ko mukomeza mukabana mu mahoro, ko mukomeza mugakundana, ukamubera umuntu umwiringirwa, ukamubera inshuti nziza, ya nshuti abwira ibimubabaje byose, ya nshuti ashaka guhamagara akamubwira ati ndumva ashaka ko duseka just. Mu myaka yashize nkishaka, hari umushuti nigeze kugira wo hanze, tuba inshuti zaze n'inshuti zikomeye. Wejyaga mpamagara just akambwira ngo ndashaka ko tuganira, ndashaka ko duseka gusa, niyo terime yakoreshaga. Akambwira ngo ushaka maze igihe mbabaye, ngo maze igihe nkora amashift ya nijoro, ngo maze igihe mfite stress z'urugo, ngo ndashaka ko duseka byonyine. Tutumajine umuntu kuguhamagara gusa ngo ngende ndashaka ko nawe duseka. Kubera iki? Azi ko ukunda guseka, azi ko ufite umutima mwiza, azi ko mbese iyo muganiriye amera neza, amarangamutima ye arongera akamera neza. Rero uwo mama wampaye story y'ukuntu uwo mushuti yamuhemukiye, nanjye byankoze ku mutima birambabaza. Ndamubwira nti wowe ku ruhande rwawe ko waramugiriye neza wakaguhemukira, ntibigatume wumva ko abantu bose ari babi. Hari abantu bagifite umutima, hari abantu bafite amarangamutima meza, ushobora kumubwira ati gusa just mpamagara tuganire duseke. Nese mu ubwo rugero rw'umushuti wanjye uba hanze, akenshi yampamagara bamwe ati genda shaka ko duseka, ndashaka ko agiye nawe tuganira tugaseka, tugafata nk'iminota 30 yo guseka gusa, nta n'ibindi bintu byadanje tuganira. Rero nawe icyo gihanganira ibyo wamuhemukiye, yambwiraga ko yazinutswe abantu, ngo abantu bose yarabanze, ngo abayumva nta muntu akizera, ngo abayumva mbese. Kandi koko narabyumvise, nanjye ndi umuntu iyo umuntu ambabaje ndababara, ariko nge icyo nshimaho Imana kuri jewe bifata gahe gato bigata bishira. Ushaka no kundakaza kanya twicaranye, nagera hara nahura n'undi muntu twaseka, nk'abandi bagiye ibyo twavugaga je nawe nkanakwibagirwa. Sinzi niba ari ubwana nabo bingira ingeso kwa nyine kwibagirwa umuntu. Nje iyo umemukiye ndakwibagirwa, ariko ntibinkureho kuba nabugirira neza yabo umuryango wawe, yabo undi muntu duhuye. Nawe namugira inama ndavuga ngo wowe waguhemukiye bumukize ku ruhande mwihorere, kuko nukomeza kumutekereza no kumuzirikana arangiza amarangamutima yawe, wa mutima mwiza Imana yakuremanye atume uhinduka mubi kandi bitari ngombwa. Arakwangishije abandi bantu bose, ariko wowe numwibagizaho gacyo kabibote uriya muntu twahuye ndi mukuru, reka mbe mushyize pembeni mbe mwibagiwe. Iyo mwibagiwe gake wito hari imbere y'utambutse, uhura n'undi muntu ufite amarangamutima meza, akagusubizamo ubumuntu, akagusubizamo umutima mwiza, tena ukongera ukaba umuntu mwiza, rwa rukundo ukongera ukarugira. Ariko iyo wifunze ukavuga ngo jye abantu barampemukiye, ngo nta muntu nzongera kwizera, birangira uhindutse mubi, ukagira roho mbi kandi atari ko Imana yakuremye, ukagiramo no kagatima k'umuntu Imana yaguhaye, ku buryo ushagura n'umuntu kumushaka kumufasha, ariko tena wagera imbere aho utaha n'ubundi barampemukira wana, nta muntu nzongera gufasha. Rero n'ubwo rugero nahaye umumama w'umushuti nungutse muri no minsi, nawe nago twari inshuti cyane, ndabaye wowe abakubaje ujye ufata urupapuro rw'umweru, nk'urupapuro rw'umweru rwanditseho ibintu, ugasukaho amazi, ibyo bintu bitabisibamo, aba ariko mu bwonko bwawe ujye ubikora. Umuntu wese wakubabaje ujye uvuga ngo wa muntu wambabaje ariko nibizongera, akubabaje uyu munsi ariko ejo ntuzamuhe umwanya wo kukubabaza, birangire. Ukunda abandi, abantu beza ku isi barahari, abantu bagifite umutima w'urukundo barahari, abantu bagifite umuntu barahari. Naga abantu bose twabaye babi, naga abantu bose ari babi. Hari abantu bicara ngo ugiye nanza abantu, uranga abantu hanyuma ukunda iki? Ko turi mu isi tuyema abantu, kandi turi mu isi irimo abantu n'ubundi baremwe, twese turemwe mu cyaha. Nshobora kuba uyu munsi wenda nakugirira nabi, ariko ejo nkakugirira neza, bitewe nuko wenda muri je mfitemo wa mutima w'umuntu n'ubumana muri jewe. Shaka kuguhemukira nko mu mama nambwiye nti uwo muntu mbehe ibyo byose yarabigukoze birarangira burundu, mwamumaze nk'imyaka 2 cyangwa 3 mutavugana. Arambwira ngo yego. Ndabaye rero we muri we nta umuntu yifitemo, ubundi yo ufitemo umuntu muri wowe, ukaba uzi ko umuntu hari cyo kumariye kandi nawe uzi ko ari cyo mumariye, uravuga uti uyu muntu naramuhemukiye reka ngende musabe imbabazi, mukiyunga. Nta bintu bitarangira, ibyo nabona gukorera byose ndingawa n'ukuri mbabarira sinzongera. Umuntu uramubabarira mukongera mukaba inshuti. Rero bagore beza b'u Rwanda, twiga kuba abamutima w'urugo, twiga gukundana, uburyarya tubureke. Abagore benshi bafite ingeso y'uburyarya kandi uburyarya ni bubi cyane.
tureke uburyarya. Nimba hari uhemukiye umubangamiye musaba imbabazi, nimusaba imbabazi birarangira. Natanakubabarira niwe urabusigaranye ikibazo mu mutima we. Rero bakundwa bakunzi bacu, turabizi ko mudukunda, komeze mukunde channel yacu. Uko iminsi iza nuko ibihe bigenda bitambuka, tuzagenda tubaha ibiganiro byiza birushijeho kandi bimeze neza. Murakoze cyane, mukomeze mube beza, mugire ubumuntu, nicyo nabifuriza kuri uyu munsi.